imana ibyo itaraguha irabikubikiye. Ntabwo ari igipindi ibi ngibi, ntabwo ari igipindi, oya niko kuri. Niko kuri. Sinari nateguye kwigisha, ariko Bibiliya iravuga ngo duhore twiteguye gusubiza umuntu wese impamvu z'ibyiringiro byacu. Kuba twamusubiza impamvu yabyo. Ntabwo nabura amagambo yo kwigisha iteraniro bitewe nuko mba ngomba kuyagira, kandi niteguye yuko ahantu ushobora kugera hose bashobora kuba mu mwanya, ariko hari ibintu bindimo ngiye kubabwira rero ibintu ndimo ndatekereza ariko bijyanye n'ijambo ry'Imana. Turaririmbye ngo kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Birajya guhuramo n'ibintu ndimo ndatekereza. Mu nyemere dusoma amagambo yanditse mu Kubara ibice 20. Wenda somemo imirongo mikeya, aya ni ndayavuga kuko bitari icyigisho nateguye, ariko ndababwira ibintu ndimo ndatekereza muri ngewe. Duhere ku murongo wa mbere, wenda dusome imirongo mikeya nko kugeza hepfo gatoya. Haravuga ngo iteraniro ni inkuru z'Abisiraheli bageze mu butayu bwa Zini. Haravuga ngo duhereye ku murongo wa mbere, yemwe turi kumwe se? Iteraniro ry'Abisiraheli ryose rigera mu butayu bwa Zini mu kwezi kwa mbere. Ubwo bwoko buguma i Kadeshi, Miriyamu agwayo, barahamuhamba. Uwo ni mushiki wa Mose na Aroni. Iteraniro ribura amazi, bateranira kugomera Mose na Aroni. Abantu batonganya Mose, baramubwira bati, iyaba twarapfuye ubwo bene wacu bapfiraga imbere y'Uwiteka, kandi mwazaniye iki iteraniro ry'Uwiteka muri ubu butayu ngo dupfiremo n'amatungo yacu? Mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana ahantu habi? Si ahantu habibwa, si ahantu hamera imitini cyangwa imizabibu cyangwa amakomamanga, kandi ntihagira amazi yo kunywa. Mose na Aroni bava imbere y'iteraniro, bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro, bikubita hasi bubamye. Ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. 7 Uwiteka abwira Mose ati, enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo, munyikirize ngo amen, kivusha amazi yacyo. Ni igitangaza, mu gitare hakavamo amazi. Ubakurira amazi muri icyo gitare, aba ariko uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose yenda iyo nkoni. Tugeze ku murongo wa 11, kuko iriya mirongo yo hagati ntago njya nyikunda cyane nubwo yanditsemo, kuko Satani yaramuriganyije. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare, inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa ryuhira n'amatungo yaryo. Iyi nkuru simuyumvishije da? Reka nongereho amagambo ari mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorino rwa mbere ibice 10, someyo nk'imirongo 4 gusa, ubundi nganire ho gatoya. Nakishimiye nanjye kumva Claudine, ariko shobora kuza disi kuvuga nagiye. Rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 10, haravuga ngo, bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Twikirize ngo amen. Ndashaka kubabwira bimwe mu bintu ntago nabyibaje uyu munsi, ndumva bimaranye nk'iminsi nk'itatu, ariko akenshi iyo nzabona ibyo kwigisha nuko nguko bingendekera umwuka w'Imana nganiriza. Reka mbasangize gatoya ku makuru y'Abisirayeli nubwo tuyazi. Mose ari Midiyani, yarahunze Farawo n'abanyegiputa. Nyuma yuko yishe umunyegiputa arahunga, amara Imidiyani imyaka 40. Yagiye afite 40,
amarayo indi 40 ngo arimo araragira intama za sebukwe Yetiro. Ijwi riramuhamaga muri za nkuru muzi, mu gihuru ngo cyaka kidakongoka. Imana imuha itinerere cyangwa imuha plan yuko azagenda agakura Abisiraheli muri Egiputa akabajyana i Kanani. Imana igasohoza isezerano yavuganye na Aburahamu na Isaka na Yakobo yuko Imana izabaho gakondo i Kanani. Imana iramuhamagaye, arahagurutse. Za nkuru zose murazizi, ibimenyetso birabaye, inkoni ihindutse inzoka, ikiganza gishyizwe mu gituza kibagishesha ibibembe. Avuye Imana imubwira kuvugana na mukuru akazajya amubera akanwa. Tubirenge byose, ibimenyetso 10 byose birabaye. Icya 10 kibaye, Farawo aravuga ati mumvanire bano bantu hano. Imana irimo irabwira Mose ngo ubakure muri Egiputa ubajyane i Kanani. Ntabwo imuhaye detaye ngo imubwire ngo mu butayu muzamaramo imyaka 40, mu butayu muzahuriramo n'izuba, nubwo yari abifitiye amakuru kuko yabayemo. Ntabwo imubwiye ngo mu butayu muzarya gutya, muzambara gutya, inkweto muzambara nizi, imyenda muzambara niyi. Ariko reka hari igihe njya mbitekereza nubwo Bibiliya bivuga, kuko iyo bavuze ngo abantu bageze i Kanani ngo ni 2 uhereye ku myaka bari bafite bahagurukamo, ngo ni Kalebu na Yosuwa, byumvikana yuko abantu bari bafite imiryango mu butayu bashobora kuba baranabyariyeyo. Kuko niba babamba amahema ahantu bakahamara imyaka 5, abantu baturutse ari umugabo n'umugore bashobora kuba hari n'abana bavukiye mu butayu. Turabitekereza, njya mbyibwira, ariko byashoboka nubwo Bibiliya nta byinshi bivugaho. Reba aba bantu Imana irimo irabwira Mose ngo bavana aha ubajyana aha, bavane muri Egiputa. Numvishe kuniha kwawo mu kuva, ubwo niho naba nsubiye nabyibutse byose, banjyanire. Batangiye urugendo, barasohotse, baragiye, baranezerewe, bageze imbere y'inyanja. Inyanja bya bitangaza birabaye, reka tuharenge. Noneho ngo bageze mu butayu. Iyi nkuru ndimo ndayisoma niho nababwiye ibyo ndimo ndibaza, byari biturutse kuri aya magambo yo mu kubara nyine, niho nari ndimo nkomeje kubyuza. Imana ntabwo, reka dutekereze ko no mu matungo bafite harimo n'ingamiya wenda ibika amazi muri rya pfupfu, ariko wibaza imyaka 40 ntabwo yabika amazi izakenera mu myaka 40 cyangwa se mu myaka 5 ishobora kumara. Ariko Imana irabizi yuko bitewe n'urugendo Abisiraheli bazagenda. Bibiliya iratubwira ngo ku manywa yabajyaga imbere iri mu nkingi y'iki? Yemwe y'iki? Ninjoro igahinduka inkingi y'iki? Ubwo harimo kubashyushya no kubamurikira. Iyi eclairage dukenera, aya matara, Imana igahita ibigenza ukuntu, igahita imenya yuko ninjoro bakeneye urumuri, ya nkingi y'igicu. Ubwo tubyumve ku manywa kubera izuba ryo mu butayu. Ibagiye imbere bati mita njya mbyishyiramo munyikirize ngo amen. Reba izuba kwa kundi rigenda rirenga, niba rigeze aha ubwira hagarara aha, niba rigeze aha ngaha iragenda gutya ku buryo igenda ibakingira kugeza aho risinzire cyangwa se rirengeye. Aho rirengeye igahita ihinduka inkingi y'umuriro, ikazana urumuri, ikazana n'ubushyuhe uko mu butayu haba imbeho. Ibi bintu byose ntago Imana yari yigeze ibwira Mose ngo imuhe detaye, imubwire ngo ninjoro nzajya mbagenza gutya, ku manywa mbagenze gutya. Cyakora yari yamubwiye ngo bavane muri Egiputa ubajyane i Kanani, mu gihugu nasezeranyije. Ariko Imana irabizi yuko ku manywa bazahura n'izuba, yo ikaba izi neza mu bushobozi bwayo yuko igihe izuba rizaba ricanye izabakingiriza rye kubatwika. Noneho ikaba ibizi neza yuko amasaha 12 azirenga yo ku manywa, nibitangira kuba saa 12 z'umugoroba umwijima uje, irabizi ko bazakenera urumuri ndetse bagakenera no gushyuha kubera imbeho iri mu butayu. Izi neza ko mu bushobozi bwayo harimo n'umuriro izabamurikishiriza, no bidasaba amashanyarazi. Ejo mu materaniro ku iteraniro rya 3 twagize ikibazo mu amashanyarazi akagenda variya, umuriro ugenda ubura, abari bahari murabyibuka. Ariko Imana yirabizi ko mu ijoro bazakenera gushyuha ndetse bagakenera n'urumuri. Reka ibyo tubirenge. Noneho uzuko Imana yari ibizi neza, tuvugisha ukuri, nubwo wenda
ngerageza nyine kwisubirayo nk'ubu bavuze ngo twimuke muri Gikondo twerekeje hano hirya wenda i Muhanga, nagerageza nkajya no muri stoke niba hari ibiriyo nkakorayo, ubwo nkafata wenda ku muceri niba ari n'amakara nkashyiramo, nkavuga ati nshobora kuzagera ku Ruyenzi wenda bwije nkahita nshaka amashyiga cyangwa se n'akababura aho ngaho nako nkaba nagashyizemo. Niba bano bantu barakuyeho n'ibyo kurya, byumvikana yuko bashobora kuba wenda baratetse bikarangira, ariko Imana izi neza yuko bazarya, ikaba izi neza ko mu ijuru igikoni kizakora kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi bazasohora i Kanani, ikabwira Yosuwa ikamubwira ngo noneho barye ibigugu. Munyikirize ngo amen. Yemwe haleluya. Ibi bintu ndimo ndabyibaza, Imana izamfasha nzabikuramo icyigisho. Irabizi ko bashobora kuzateka bikarangira, ariko mu bubiko bwayo harimo manu izatanga, ikazaba irimo proteine, ikazaba irimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyongera ubuzima, ibituma abana bavukira mu butayu bakura, ibituma ababyeyi batwite babona intungamubiri, kubera yuko kwizera Kristo ariko kudushoboza. Yemwe haleluya. Abanyumva haleluya. Manu irayiteguye, ariko ntabwo ibwiye detaye Mose ngo manu ndayifite. Ndetse irabizi ko hari naho bazagera bakitotomba bakavuga ati kameme iyi Mana turayirambiwe, muri Egiputa twaryaga tungurusumu n'inyama n'iki, reba ubwoko bw'inyama barimo baravuga zose. Imana irabizi ko hari igihe bashobora kuzitotomba ngigahuha umuyaga, igahamagara za nyama zose nkuko mujya muzumva ngo zigaturukayo, bose bakarya, kuko Imana izi ko hari aho bazagera amerwe y'inyama akaza, hari aho bazagera mu butayu bwa Zini inyota ikabica, irangije mu butayu iteguramo igitare. Mwumvishe ukuntu Paulo yandikiye Abakorinto, aravuga ngo igitare cyagendanaga nabo, ngo kandi cyarinde, yewe ngo cyarinde. Kristo yahoraga ari around ku buryo bamuvinga bava i Kadeshi kikaba kirahageze, bagera mu butayu bw'Izini kikaba kirahageze, kandi bashobora kuba atarimo barakireba, ariko Imana irabizi ko bazakenera amazi. Noneho iyategura ahantu hatari amasoko. Mu butayu nta masoko, niyo hagezemo udusoko tuba ari dutoya ku buryo tutahaza iterano ry'Abisirayeli, ariko iteruye igitare irakijyanye. Irakijyanye igeze Izini ndabataba abantu ndabizi ntibagonda ijosi, reka nze bitotombeye Mose nkuko twabisomye naho rero bati muratwishe n'amatungo yacu, amazi inyota iratwishe, ngo bikubise imbere y'ihema, barebwa ati none tubigenze gute? Reba Mose na Aroni babwira Imana ati wabyumvishije, ntago tuje kuguha raporo, batuziyenje gutya, ati ufite iki? Inkoni. Indi inkoni noneho ugende imbere ya cya gitare. Ariko njya rwibaza, hari igihe bimwe mu bitare dufite harimo Rwanda n'ibindi bya bindi hahandi mujya cyatwajyaga amashyiga, ntago mvuze ngo mujyeyo, ariko reba ari amabuye. Imana ikabizi neza yuko muri uriya rutare hari buze kuvamo iki? Amazi. Uzi ikintu kirimo kiraremeka mu mutima wanjye, ni amagambo avuga ngo ibyo ntarabona Imana irabintwaje. Ibyo ntarabona Imana irabintwaje. Yemwe haleluya. Ariko se haleluya, kwizera Kristo niko kudushoboza. Mbese unkoza hano, ariko ibintu ntarabona Imana irabintwaje. Uzi Imana irahira ikavugira muri amateraniro, igahita uvuga ngumva ngo muntu ubwo ni umumama cyangwa umugore cyangwa umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umusore, kabati ngo Uwiteka anyeretse ubwanyuze umuhanuzi ngo nguhaye inzu, kandi ubwo inzu izaza wenda muri 2030, ubwo hasigayemo imyaka 7. Ubwo uzi ikintu ikoze, yishize mu ibage, iravuga ati reka nyimutwaze muri 2030 nahagera azayihasanga. Ikintu kitugoye nuko turiho turitotombera muri preza, kandi uru rugendo rwo rwarateguwe. Yemwe haleluya. Ngicyo gitare cyari Kristo, ariko haraje
Imana ibizi neza ko bazazenguruka ubutayu, igahita ivuga ati reka nshyireho package ahantu amazi azajya agendera ni mu gitare, iki gitare kizajyana nabo. Ariko nshobora no kugaruka kuri iyi nkingi iyo ndimo ndayibazaho. Imana ngiyihinduye ku manywa, wumve, iyihinduye igicu, ihinduye inkingi y'umuriro, ariko ku nyanja yayihinduye ikirwanisho ngo yabavuye imbere, izi nyuma yabo. Irabizi neza yuko Farawo n'ingabo bazabakurikira, kandi ntabwo Imana yabibwiye Mose yuko bari bakurikira, ariko yiteguye. Yewe mwakwizera Imana iguhamagaye, igushyize muri ubu buzima, urugendo iraruteguye. Aho uzarwana, Imana yateguye ibikoresho by'intambara, bisaba kuyizera gusa. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha. Kuko rero ntari nateguye kwigisha. Reka nsome amagambo anjemo Yesaya 40. Mwumva ukuntu Bibiliya yavuze. Imana ibika ikanabika n'imbaraga, ni igitangaza. Umurongo wa 30, Imana ibika ikanabika n'imbaraga, ikakubikira imbaraga. Uyu munsi nkaba ndimo ndababwira ibi bintu nkomeye, numva mu bugingo meze neza, ariko ikabizi neza yuko hari ibihe bizanshogoza. Yarenze igahita ivuga ati reka mubikira imbaraga. Uzi ukuntu havuga ngo abasore b'imigenda bazacogora bagira iki? Yewe bazacogora bagira iki? Wumve, n'abasore bazagwa rwose. Ubwo nsomye ibice 40 guhera ku murongo wa 30. Bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege, bazatumbagira mu kirere bagurukisha amababa nk'ibiki, bazirukanka be, bazagenda be. Abo ni abategereza Uwiteka. Aya magambo bitabaye ibyo kwigisha, reka tuyasesengure twumve. Niba abantu b'abasore, hano harimo abasore babiri bavuka n'abanyembaraga, abavandimwe, ni inshuti zanjye, ariko no mu mubiri mu buryo buri fiziki barebye ni abanyembaraga. Niba mujye ngo ndabeshya, nibahaguruka urebe. Haguruka urebe. Murabona atari abasore? Njya mbibonera ukuntu hano basirimba bagasiba bati muracyari abasore. Imana ibaha umugisha. Ariko Bibiliya iravuga ngo aba basore b'imigenda bashobora gucogora bakaruha, baragenda bakaruha. Noneho reka tubizane mu buryo bwa mwuka muri uru rugendo turwana. Uyu munsi uba umeze neza, ibihe bimeze neza. Reka mvuge ngo urimo urarwanira ku musozi, aho ibintu byose ubyitegeye nta kibazo. Imana irimo irakorera ku musozi. Ku cyumweru ndumva haciyemo icyumweru kimwe cyari cyabanje, nabaganirije amagambo hano ku cyumweru nigisha amateraniro 3, mbaganiriza amagambo ya Zaburi 139. Abari bahari murabyibuka? Rero Imana irwanira ku musozi, ni nayo irwanira mu kibaya. Ariko Imana hari igihe itaguha imbaraga nyinshi kuko uri ku musozi ibintu byose ubyitegeye, ariko ikabizi neza yuko uzagera mu kibaya, ahantu uzagera kuri rwa rwego rwa Hana, rutagisenga rubumbura umunwa, rutakivuga ngo wampaye umwana, ngo ahubwo ngakagishiro mu rusengero amagambo yarashize ivuga, ngakazajya komanganya iminwa. Ubwo uzi no muntu ahantu yageze ari mu cyiciro cyo kuruha, yananiwe, ariko aho hantu arimo arakomanganya iminwa. Uwiteka yateguye ububiko bw'imbaraga. Irabizi neza yuko Hana Penina bizaba kwa kundi, yewe ngo yajyaga i Yerusalemu igihe cyinshi, ariko reba uru rugendo yagenze Hana. Njya nibaza ngo uko bajyaga i Yerusalemu nk'uko umuhango w'Abisirayeli wari uri, ibyo ari byo byose mu masengesho hasengeraga, ntago haburagamo isengesho ribwira Imana ngo wampaye umwana w'umuhungu, kandi agapresiza akabwira ati mu mwana ariko w'umuhungu nibwo nzagira ijambo. Imana irabyumva umwaka umwe ibiri, sinzi iyo yasenze, ariko agera harambirwa, ndetse no kubivuga mu magambo birarangira, ngagera hazajya komanganya iminwa. Uzi neza ureba inyuma, ngaramwitegereza, ngarabatse urasinda neza ukaza no gusindira mu rusengero. Aranje aramubwira ati ntago nasinze, ahubwo ndimo ndasoka amaganya y'umutima imbere y'Uwiteka. Uguza uzi ikintu Uwiteka arimo arakora muri wa mubabaro aho Hana byarangiye. Uwiteka asohoje ijambo yavugiye mu kanwa ka Yesaya, aravuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo.
none se izo ntege zivuye he? Ububiko bwazo buri mu Mana, kuko irabizi neza yuko Blandine hari ahazagera akananirwa, yarangiza Imana ikazamwongerera iki? Imbaraga. Reka mbaho urugero rufatika. Ndabyibutse nigeze kubyigisha hano ku rusengero, hari mu materaniro y'umugoroba mbigisha amagambo ya Kristo, isengesho yasengeye mu gashyamba k'Igetsemane. Kristo yari yambaye umubiri, kiriya gihe nibwo yari umuntu 100%. Ahasenga ati data, niba gishoboka, niba bishoboka kindenge. Ubwo uzi ikintu yari avuze, ni nko kuvuga ati nshobora kuba ibi bintu narabyemeye, ndi mu bumana cyane, ariko nkurikije umubiri nambaye, warebye uburyo wabacungura ariko ntakinywereyeho, si bingana ubisesenguye siko bimeze da? Niba bishoboka iki gikombe kindenge. Mbese itoro narindi kunze ndetse no kuricungura, ariko nkurikije inkoni ngiye gukubitwa, nkurikije amacumu, nkurikije imisumari, nkurikije umusaraba ndi bubambweho, niba bikunze wakindengeje ukabacungura, hari iyindi nzira ukoresheje. Uzi ikintu? Ntago Imana ngo yigeze imusubiza, ngo ahubwo sur place yamwoherereje marayika amwongera iki? Amwongera imbaraga. Imana ikubikira amafaranga, ikabizi neza yuko muri ubu buzima uzayakenera, ariko ikazavuga ati reka Claude nyamuhaye nona bishobora kuba ikibazo. Noneho ikandwaza, ikazajya impa ay'umuceri, ay'ibiryo bigahuriramo, wenda na minervare nk'iyuhicyuya ikaboneka, ariko ikabizi neza yuko hari igihe nzambara imbaraga, ikavuga ati ya mafaranga noneho nayamuha. Munyumve, ntago mvuze yuko iyabimye kuko mutarazi guhiza, ahubwo icyo ndimo ndavuga ngo tugirire Imana icyizere, ibyo tutarabona igize iki? Irabidutwaje. Nugeraho ibona yuko imbaraga zabaye nkeya, muri yo harimo ububiko bw'imbaraga. Twikirize ngo amen. Yemwe haleluya, mwanyikirije ngo amen. Uzi ibingibi icyo ndimo ndabiganishaho ni ukwizera Imana, kugirira Imana icyizere. Kugirira Imana icyizere. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ndetse n'abasore bazagwa rwose, ariko ngo abategereza Uwiteka. Imana yari ibizi neza yuko kuva ku munsi wa mbere Kristo atangiye ministry yo kwigisha kugeza ku munsi abambiweho ku wa gatanu w'isabato, yari ibizi neza yuko hari ahazagera agacika intege. Kandi ukurikije Bibiliya ukayisoma, nta handi yigeze asenga ririya sengesho ngo ayibwira ngo kino gikombe kindenge. Ahandi hose yaravuga ati sanzwe nzi neza yuko unyumva, bikore ku bw'izina ryawe n'aba bantu bamenye yuko ari wantumye. Akajya imbere y'igituro cya Lazaro akavuga ati Lazaro sohoka. Ntago bisabye yuko amubwira ati ngiye zanshiriyemo, wenda izo nari mfite zashiriye ku mwana wo kwa Yayiro, zashiriye kuri wa mwana w'umupfakazi twahuriye bahetse ikiriba nkamuzura. Ahubwo agiriye Imana icyizere, ariko azi neza yuko Imana isobanukiwe ko Kristo azageraho agacika intege, noneho ikabiteguye marayika wo kuzana imbaraga. Imana ibyo itaraguha irabikubikiye. Ntago ari igipindi ibingibi, ntabwo ari igipindi, oya niko kuri. Niko kuri. Itunga Abisirayeli mu butayu, ikabaha amazi. Aburahamu agize gusenda Hagayi na Ishimayeli, ariko irabizi neza yuko aho umwana azaba yicaye izahatobora iki? Isoko. Celestin wangoye kumbwira ngo nigishe. Reka tugirire Imana icyizere. Imana iby'ubuzima utarabona, iyo yavuganye nawe, niba hari umuntu ufite amasezerano Imana yavuze, ntago ari uko byayinaniye kubisohoza, iracyabigutwaje. Uzi ukuntu biri yavuze ngo umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana yonkeje, ariko njyewe Uwiteka ntago nakwibagirwa. Nageze no ku rwego rwaho mfata ikiganza cyanjye nkagucamo nk'iki? Nk'imanzi, ku buryo nzajya ndeba Claudine nkavuga ati kameme ibyo navuganye nawe njyewe ndi uwo kwizerwa. Ubwo ndimo ndavuga, ndakotinga amagambo y'Uwiteka, ibyo navuganye nawe ndi uwo kwizerwa, no kubikora
nzabikora. Cyakora igihe ntarabikora n'igihe hazacika intege, mfite ububiko bw'imbaraga. Ibyo yavuganye na Claude, n'igihe nzaba ntarabisohoza, najya kunanirwa ngo urugendo rumaje kurambirana, ndetse ngo mu nzira ngo ikaba itakigaragara, ngo habaye mu kabwibwi, ijwi ryanjye rizaza rimubwire ngo ndi Uwiteka ndi kumwe nawe, nzamwongera imbaraga. Impamvu gukiranirwa kuba kwinshi nuko amaso tuyakura ku Uwiteka tukayashyira kuri Aroni na Mose. Impamvu twitotomba mu rugendo nuko tuvana amaso ku Mana tukayashyira ku isezerano twahawe. Kandi mwibuke ibintu nigeze kubigisha aba hano, Imana ivugana nawe yuko izakugirira neza. Abahanuzi baba bahawe kurebayo ariko ntago baba babizanye. Imana irimo irakubwira ngo nzakugira. Uzi Imana irimo irabwira Aburahamu ngo nzaguha Isaka, kuri wowe niho urubyaro rwo mu isi yose, abo mu isi yose bazaherwa umugisha. Aciye inzira ya shortcut. Ariko muzi yuko nyuma ya Sara yashatse undi mugore bita Ketura, bakabyarana abana. Amateka yabagarukira mu itangiriro gusa, nta handi bavugwa. Ariko Imana inyujije Aburahamu mu bihe bigoye, iracyarinze isezerano kuri Isaka kandi izarikomeza, kandi irabizi neza yuko Sara azamubyara ageze ku myaka 90, Aburahamu afite imyaka 100. Imana niyo kwizerwa. Yemwe niyo kwizerwa. Munyikirize niyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa. Ibyo itarakora soko byayinaniye. Dukwiriye kwizera Imana kugera ku rwego rurenga urwo twizerera mu buhanuzi, kuko hari n'igihe n'ubuhanuzi buba atari ubw'ukuri, ariko iyavuganiye nawe mu kanwa kayo, mu ijambo ryayo niyo kwizerwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana izamfasha ibi bintu ndimo, ubwo mbaganirije ibintu ndimo ndibazaho kandi ndimo ndabyigaho. Akenshi njya gukora icyigisho ibintu byarabanje kubyiganira muri njyewe, nkagira iby'umwuka mpa bivamo, ariko ndimo ndibaza kizi neza ko bazagenda mu butayu imyaka 40. Noneho iranabizi neza yuko bazageraho bakanacumura. Kandi Imana ntabwo yabwiye Mose bakiva muri Egiputa cyangwa kujya kubazana ngo imubwire ngo ndabizi ko bazakora ibyaha nzaremesha ihema. Hoya, ahubwo irabizi neza yuko abantu turi abanyantege nkeya. Iramubwiye ngo nashize umwuka wanjye kuri Besaleli n'abandi bagabo nabahaye guhangwaho n'umwuka, genda uremesha iby'ihema. Wenda ibyo byaba ari ikindi cyigisho. Irabizi neza yuko no mu rugendo ugenda harimo uzacika intege ugakiranirwa ugakora n'ibibi. Muri Kristo ibikamo isoko n'ububiko bw'imbabazi nyinshi. Ibyaha byawe ntibyigeze bihungabanya ubwinshi bw'imbabazi Imana ifite. Mwikirize ngo amena. Ibyaha twakiraniwe n'ibyo wakiraniwe n'ibyo ufite ubu ntago byahungabanyije ubwinshi bw'urukundo Imana ifite, ahubwo uraza ukisanga mu mbabazi ze. Ubuse mbabwira iki? Ni iki Imana itateguye muri uru rugendo? Iby'imbabazi yarabiteguye, n'ibyo kukubeshaho yarabiteguye. Usibye yuko tuyita tukayijya kure, ariko ubundi urugendo ruri bien tracé, rurateguye neza. Ariko ubwuzu urwo rugendo nuruca mu mataba rugaca no mu misozi, aho hose hakarushya umutima, ariko Uwiteka agasubizamo imbaraga abamutegereje. Reka dusenge. Usengeye gusengera iki? Tugiye gusenga kugira ngo Imana iduhe kuyizera. Imana iduhe kuyizera. Ariko nibura mu cyure rivuga ngo ibyo tutarabona irabidutwaje. Yemwe bantu b'abakobwa bakuze, Imana yavuganye nawe yuko izabaha abagabo. Irabafite, irabatwaje, izabaha. Noneho reka tubikubire muri iki kintu, iby'ubugingo n'iby'ubuzima busanzwe byose irabifite. Irabifite. Tugirire Imana icyizere. Munyemerere muhaguruke dusenge. Ubaye uri hano ariko ukaba waje gusenga byo gusenga gusa udafite kwizera, byaza kukugora gufashwa n'ukuri. Byaza kukugora gufashwa
byaza kugora gufashwa, ariko ukwiriye kugirira Imana icyizere. Imana ukayigirira icyizere. Mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye aya magambo utuganirije, tugushimiye ko ibyacu ubyitayeho, n'urugendo waduhamagariye kugendamo rw'ubuzima urarufite mu biganza byawe. Icya kabiri, n'urugendo rwo gukiranukira muri Kristo, uduhamagara waduhamagaye kugira ngo tube muri Kristo, wari uzi neza yuko no muri Kristo harimo imbaraga zinesha ibyaha, kandi muri we uzirikana ko hari igihe tuzakiranirwa, ubikamo imbabazi nyinshi. Mu Kristo wamuhaye ngo urwandiko, ndetse abitswa n'ibyasezeranijwe, umuha rwa rufunguzo ngo rufungure ibyasezeranijwe. Wari ubizi neza yuko ahari ashobora kuzatana inzira akisanga mu gihome cya gihanda bwihebe, ariko urumushyiramo kugira ngo igihe azaba akingiraniwemo ashobore kuzavamo. Aba bantu ntibasobanukirwe yuko ibyabo byose ubifite. Ibi nibarushaho kubisobanukirwa, nitubimenya biratuma amasengesho yuzuye amaganya tuyarenga, amasengesho yo kwitotombera tukayashyira hasi, tugasengera mu mbaraga zo kukwizera. Kandi nitukwizera biratuma tubaho mu buzima bunesha icyaha. Niko uyu muririmbyi yaririmbanye natwe, aravuga ngo kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Mbasabiye guhishurirwa. Umuntu aheshwa kwizera no kumva ijambo ry'Imana. Ibi ngibi mbivuze bingana n'ibyo mpawe aka kanya, ariko umurimo w'Umwuka Wera wakomeza gukorera mu mitima yabo. Ushimwe yuko waherekeresha aya magambo imbaraga zikomeye, ubundi bakarushaho gusobanukirwa umugambi mwiza ubafiteho. Icyubaro kibi cyawe, kandi mu kanya abari buze kumenekera imbere yawe uraza kubabarira, ndabyizeye. Reka n'imitima yabo ize kwizera yuko imbabazi zawe zigihari. N'abakiraniwe bizere yuko amaraso ya Yesu abasha gukuraho icyaha icyo ari cyo cyose. Ndagushimiye ku bw'aya magambo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Isashimwe. Nese aya magambo murumva atarayo Uwiteka? Tumusabire umugisha tumutunze ibiganza. Imana imuhereze umugisha. Ariko tunashimire no mu ijuru ko baba bateguye amagambo y'ubugingo akwiriye itorero ryayo. Yesu ashimwe. Ndakubwira ukuri ko nta n'umwe wabyishoboza, ariko duhereze Imana amashyi menshi. Muzi ikintu nungutse ko guhagarara ahangaha kwanjye mu ijuru bari barabitekereje kera. Biri mu bitekerezo by'Imana. Barabintwaje. Haleluya. Barabintwaje. Mbese n'iri kote mubona nambaye ubu naryo bararintwaje. Narayisengeye Korodicece kabiza kuza n'umudamu naramusengeye, kumbi bari bamuntwaje. Niyo baza kumuma muri 15 bari kuba bamuntwaje, ariko Imana imutindiriza ikira. Reka babwize ukuri, muhaguruke dusenge. Muhaguruke dusenge. Mbese tugiye kubwira Imana ngo Korodina yashatse afite 31 bari bakimutwaje umutware. Hori warayirengera. Haleluya. Ariko siko namwe ni murimo murabona muri twese uyu mwanya ntituzi ko ubugingo busa. Nta numwe muri twe uzi ko ubugingo busa. Ariko Imana irabudutwaje. Muvuge ngo amen. Igize gute hemwe irabudutwaje.